Reka tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni amakuru arimo kuvugwa cyane muri kano kanya. Murabizi neza ko twari twabagejeho iyi nkuru, ariko hari byinshi twari twayivuzeho twifuza kuyivugaho. Tumenya amakuru mashyashya muri kano kanya, aho rero abantu mutari muzi Dore Imbogo aho yavukiye, n'impamvu nyamukuru yatumye ajya kwivuriza mu cyaro aho kugira ngo yivurize hano mu mujyi, byose bimaze kumenyekana. Rero niyo mpamvu dufashe umwanya kugira ngo twongere duse nk'abapudetinga cyangwa se tubahe amakuru mashyashya yiyongereye kuri twari twabagejeho kare kuri Today TV. Nyiransengiyumva Valentina wamenyekanye cyane nka Dore Imbogo yitabye Imana kuri uyu wa 27 Nyakanga 2024 aguye mu bitaro bya Kibuye. Nyiransengiyumva Valentina yitabye Imana nyuma yo kugera ku bitaro, abaganga bakagerageza kumuha ubufasha bw'ibanze ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Amakuru yaje ko yamenyekana nuko nyakwigendera yari amaze igihe arwaye indwara zifata imyanya y'ubuhumekero. Mu minsi ishize yari yararwariye mu bitaro bya Kibogora i Nyamasheke, ahava bamuhaye transferi yo kujya kwivuriza mu bitaro bya Kibuye. Umukozi w'ibitaro bya Kibuye watanze amakuru yavuze ko Nyiransengiyumva yahageze kuri wa 27 Nyakanga 2024 ameze nabi cyane. Abaganga bagerageza kumwitaho ariko biranga ibi by'ubusa yitaba Imana. Ubwo iri bitaro bya Kibogora hari amajwi ya Nyiransengiyumva yagiye hanze avuga ko yabanje kwivuriza mu mujyi wa Kigali ariko abona bihenze cyane, biba ngombwa ko asubira mu rugo iwabo i Nyamasheke kuhivuriza. Icyo gihe yagize ati, nintagaruka i Kigali muzansabira imbabazi abo nahemukiye, kandi nintagaruka muzansezere neza. Nyiransengiyumva yiswe Dore Imbogo biturutse ku ndirimbo yaririmbye aho inyikirizo yayo ivuga iti Dore Imbogo, dore impara, dore imvubu. Uyu mukobwa yamenyekanye cyane kubera ibiganiro yakundaga gutanga kuri chaîne za YouTube zigiye zitandukanye. Hari video rero ntoya twifuza kukugezaho, yitega amatwi hanyuma uze gutanga itekerezo cyawe. Reka natwe twifurize iruhuko ridashira uyu mukobwa witwa Dore Imbogo cyangwa se Nyiransengiyumva Valentina. Uhawe ikaze rero. Tuvugana itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2024. Noneho ubwo mu gitondo Imana yanganizaga ibintu tugiye kuganira, kuko ibi bintu Imana binganije hagati y'isa 9 z'urukerera n'isa 11. Urumva nabimazemo amasaha nk'abiri. Mbese rwirimbwira ngo ibi bintu mu bisengere, ibi bintu bisengere. Nahawe ibintu bine rero ngiye kuvuga. Zaburi nshya. Bakunze Zaburi nshya tugiye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo. Turafiriza amahoro y'Imana ngo abane namwe wowe udukurikiye aho uri hose kuri iyi si. Turagusuje mu izina rya Yesu. Amahoro Yesu atanga abane namwe. Turafiriza umwaka mushya muhire kuri wowe wahisemo kudukurikira. Hanyuma turacyari no mu bihe byo kwizihiza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, kubizihiza Noheli. Namwe tufurize Noheli nziza cyane, ariko kandi dukomeza tunatekereza ko Yesu yaje kugira ngo aduhe ubugingo ndetse aduhe bwinshi. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe n'umushumba wacu ndetse umubyeyi wa benshi. Reka tumwakire kuri Zabuniki. Mushumba muraho? Muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Mwaka mushya muhire. Murakoze. Nanjye kandi ndawifurije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Mumeze neza biragaragara. Ubonye gute kubigaragara? Iyo umuntu njya numva iwacu mu itorero ryacu bavuga ngo umuntu yambaye ikoti mu minsi y'imibyizi ngo ameze neza. Ariko mu dushya amana. Aho garugo nibwo nkumvise rwose. Imana ishimwe ko ikomeje kubarinda rero. Iraturinze, twararwaye iradukiza. Yego. Ni ukuri dufite ishimwe rikomeye cyane. Imana ishimwe. Ngira ngo minsi ishize mwambwiye ko mwarwaye. Kuva ku itariki ya 15 nijoro. Z'ukwa 12. Yego. Nafurwa na grippe ifite imbaraga. Kandi mbabaza pe. Iyo nagiye kwa muganga ngira ngo ni infection cyangwa ni malaria. Ayaya. Nagiye kwa muganga rwose
nabo bamfata ibizamini ari byo bakeka, ariko muganga nk'ibisubizo nawe wimpa abona arimo atangara kubona nta kindi kintu bambonyemo. Urumva tension yanjye ni nzima, nta kibazo cya diabete ngira, ngati ndibaza ikintu cyakuzaje gutya. Ubwo rero dusanga niyo nkorora, niyo grippe ifite imbaraga ariko yafatiye nanone mu munaniro mwinshi. Imana ishimwe ko yabarinze rero. Hanyuma ndagira ngo twite dufata umwanya wo kuganiza abantu b'Imana, cyane ko tugiye kuganira ari ibintu by'ingenzi kandi by'agaciro buri wese akwiriye kumva, by'umwihariko umunyarwanda ukunda igihugu cye. Hanyuma Imana iza kubana natwe kandi wese uze kumva agerageze ko mu mwanya Imana ishaka kumubamo. Reka tubahe ikaze rero, dusangize isengesho hanyuma byose bibiyorwe n'Uwiteka. Ni karibu. Mana yacu ishobora byose, yemerera ngo ushime ko wongeye kuduha uyu mwanya ngo dukore umurimo wawe. Ntabwo dushaka kumenyekana nk'uko umuririmbyi yabiririmbye, aravuga ngo sinshaka kumenyekana. Hanyuma nawe Yesu waravuze ngo nta cyubahiro cyanjye nshaka, ndagishakira uwantumye. Ndagushimiye ko duhaye uyu mwanya rero, ushimwe cyane uhimbazwe. Byose turabikora kubw'izina ryawe, kubw'umurimo wawe, ngo ushyirwe hejuru kandi ubwami bwawe bwamamare. Ndasenze ngo ubane natwe, dufashe kugira ngo ibintu tugiye kuganira bigira ahantu bikura babyumva naho bibageza. Dukeneye kugenda uko ushaka no kubana nawe twishimira. Udushoboze muri uyu murimo waduhamagariye rero, kuko uko tubikora twarabihamagariwe atari gupfa kubikora gusa. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Amen. Mushumba ndagira ngo rero mbahe ikaze n'ubundi muhite muganirira abantu. Murakoze cyane. Ku byo mugiye kutuganiriza ari ingenzi cyane. Murakoze cyane. Uyu munsi urabona ubu tuvugana itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2024. Nabwo kandi tubonanye nyine njye nawe kandi twese nta wakwigaya ngo yaratinze, ndumva ari igihe. None se abantu twatangiye umwaka ijoro, saa sita y'ijoro nibwo twarimo turasa umwaka, kandi abanyarwanda bishimiye ko tuwinjiyemo. Ndashima Yesu, ndashima Yesu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahavugiyemo amagambo meza, amagambo yanejeje Perezida, amagambo yanejeje. Muri byinshi yavuze atoyemwe ibintu bibiri bikomeye. Umva ijambo yavuze. Ijambo rye ryari rigufi, ryari mu rurimi rw'ikinyarwanda nirwo aheraho, ariko nashyira no mu cyongereza. Nibwira ko ashyira mu cyongereza kubera ababa mu Rwanda bamaze gufata ubwenegihugu bw'u Rwanda ariko batarumva ikinyarwanda. Umva ijambo yavuze rero. Yavuze ngo iyo twubaka u Rwanda, ngo mu kubaka u Rwanda ngo twaracukuye, ngo tugera hasi habaho, hasi hashoboka. Urabyumva? Aravuga ngo hasi yaho twahere twubaka u Rwanda, cyangwa hasi yaho u Rwanda rwagize rusenyuka, ngo ntahahari. Reka mbihindure mu yindi mvugo wumve neza. Ngo nta hantu ho munsi ho hasi yaho twageze, ahabi hashoboka twarahageze. Ngo rero ngo nta hasi nta munsi yaho rwageze twahera twubaka, hasi harenza handi niho twahereye. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo naho twahere twubaka. Umva irya kabiri rero. Tumva ko hasi aho twahereye nta handi hariyo munsi yaho, byo ngo twahereye aho guhera. Aravuga ngo ariko hejuru ngo turacyafite hejuru ho kubaka dukomeza.
bivuga ngo hejuru nta kidukoma, nta limite, hejuru ho nta kidutangira no gukomeza gusa. Iryo jambo urumva yarivuze ku manywa nijoro saa 6 z'ijoro, tuva mu mwaka nyine ushize twinjira mu mushya wa 2024. Noneho ubwo mu gitondo Imana yanganizaga ibintu tugiye kuganira, kuko ibi bintu Imana binganije hagati y'isaa 9 z'urukerera n'isaa 11. Urumva nabimazemo amasaha nk'abiri nibwo namugarutseho. Ngaruka kuri rya jambo yavuze, ngaruka no kurindi, numva ngize umutwaro, ngize icyifuzo cyo gusenga, ariko numvise ijwi rimbwira ngo ibi bintu mu bisengere, nahawe ibintu bine rero ngiye kuvuga, ariko we namugarutseho. Nibuka hari umunsi nanone yarimo aganiriza abantu, avuga mu ijambo rikomeye, aravuga ngo Imana ngo niyo yanyemeye, avuga we ngo kandi bemeza kuntora, kumpitamo ngo mbabere umuyobozi. Ngo none rero sinanga yuko hagira umbwira ko Imana yamuntumyeho, simbyanga simbirwanya, ngo ndetse uwo yantumaho cyangwa uzantumaho ngo bibaye na byiza yageza akambwira ibitagenda neza, akanambwira n'insinzi, akanambwira icyakosorwa, akanambwira icyakongerwamo, ego ngo byaba na byiza ngo kikongerwamo ibintu akagenda neza, ngo kandi ngo aho naba naragize intege nke ngo nanjye nkagira imbaraga, nkamenya ko Imana ingiriye inama. Atubwo rero iyo Mana yanyemeye ikampitamo, ikaba ari ibashoboza cyangwa bayobora kuntora, kumpitamo ngo mbabere umuyobozi, bibaye byiza nanjye yajya nsanga, bikavugana nanjye, ikanyisangira. Nagize icyifuzo ngo Mana, uyu mwaka wa 2024 uzaganiriza umukuru w'igihugu cyacu cyane, uzamusure cyane, uzamugenderere kenshi, uvugane nawe kenshi, umugire inama kenshi, wamusanga mu nzozi, yajya yumva ijwi ryawe. Ariko ndagusabye ngo umukuru w'igihugu cyacu ujye umusura, umuganirize, umugire inama kenshi. Icyo cyifuzo ntakigize. Ni naho naherewe icyifuzo cya mbere cyo gusengera abatwari, abayobozi. Mbwira Imana ngo n'ubu ndabisabye ndahangaha, muri speech ajya agira, mu ma discours ajya tubwira, icyampa muri uyu mwaka no mu myaka izakurikira uyu munsi His Excellency akazatuganiriza, atubwira ibintu Imana yamuganirije. Akana kumuri bwongo akazatuganiriza, atubwira ibintu Imana yamuganirije, ibintu Imana yamuyoboye, mbese Imana yo mu ijuru ikore, ishyireho connection y'ijuru nawe, ku buryo we asabana n'ijuru cyane, Imana ikajya imugira inama. Ubwo nasengeraga iki kintu nibwo nibutse ko kuri 17 na 5 z'ukwa karindwi dufite amatora. Ubyibuka cyangwa ntabwo urubizi? Urabizi. Muri uku gusenga no muri kuganirizwa nawe, na Imana imuganiriza, imuhishurire ibishya, ku buryo nikomeza kumugirira icyizere, ikongera ikamuduha, ayoborere mu murongo
nanone Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo. Ufite Bibiliya se? Okay. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 ndahasoma hari. Nawe ufite mikoro? Yego ndafite. Kuryo wayisoma? Yego. Ngaho none usoma. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Irya mbere, ariko urumva ayo magambo ubwo ngo yego ndi kuyumva. Ndayumva cyane. Urebe ko urungura urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo rwa Paulo yandikiye Timoteyo. Yego. Mu gice cya 2 urumva yasaga n'uri mu ntangiriro. Izi nzandiko mureba ntabwo kabaga ari akandiko nk'aka twandika ka page imwe. Kandi buri lettre buriya kwandika lettre abantu barabyiga. Dore ko abantu batabiza hari wenda ubwo aba batarize ntibabizi. Yego. Bagira ngo hari no kuva gushishimura. Lettre irigwa. Yego. Uko yandikwa. Aho adresse zijya. Umurongo wa mbere w'ibaro wigenewe. Paragraph ya 2 yo gusuhuza. Paragraph ya 3 noneho yo kuvuga ikigenderewe. Yego. 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 Nishima rero. Ntabwo ari ukungu kuko izi nzandiko zabaga zanditswe. Iza Paulo yandikiye amatorero izo bita les épîtres pauliennes. Yarwandikaga akomeza gahindura. Akandika n'indi page agahindura ku buryo kigenda kimeze nka syllabus. Yego. Urabyumva? Yego. None ureberera ahantu yarageze yarakiri mu by'ukuri mu reka mbyite muri introduction mu magambo abanza. Yego. Ariko aravuga ati irya mbere yabingahe ya byose. Irya mbere ya byose. Urumva rigeze kuba irya mbere. Ariko kandi irya mbere ya byose. Y'ibindi bintu byose. Ndaguhugurira kwingingira abantu bose, urumva? Kubasabira, yego, kubasengera, yego, no kubashimira. Umva ayo magambo president. Yego. Kubingingira, kubasengera, yego, kubasabira, yego, no kubashimira. Amagambo ngahe? 4. Aya magambo burya ni ibika bine bigize isengesho burya. Yego. Isengesho ryose rigomba kubamo gusaba, gushima, kwinginga, gusenga. None akagira ati ibyo bintu ko ari bine bigize isengesho ujye ubikorera abantu basabira. Ubingingire, ubasengere, ubasabire no gushima. Bashimire. Ariko cyane cyane umva hano nshaka rero. Yego. Ngo ariko cyane cyane yego, abami n'abatware bose kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Kuki mu gusabira abami n'abatware yego bishobora kuturinda kubona ibyago? Icyo kintu numva cyumvise uko mbitekereza ubwo nuko ari kugira ngo Imana itwarire muri bo. Kandi Imana akaba ari we mwami w'amahoro. Très bien. Imana itwarire muri bo. Ariko reka gusobanura akantu yashakaga buriya kuvuga. Abami yego n'abatware uzi ko turi muri repubulika, turi mu gihugu kitayoborwa n'ubwami, sibyo? Kiyoborwa n'umuperezida. Yego. Ariko uzi ko hari ibihugu bifite abami. Yego. Ariko n'uwacu nawe arajyamo. Arajyamo muri abami, muri abo batwara arajyamo. Mubasabire, mubingingire, mubasengere kandi munashime. Yego. Mubasabire kugira ngo tubeho tutabona ibyago. Uzi icyo bivuze buriya? Biravuze ngo umwami cyangwa umuyobozi wabaye mubi,
wababaje umutima w'Imana, warakaje Imana, ashobora guteza igihugu ibyago. Murabyumva nshuti zanjye? Umwami, umutware, umuperezida wabaye mubi agashavuza umutima w'Imana, akababaza umutima w'Imana, Imana ikababara ikarakara, icyo gihugu cyabona ibyago ku bwe. Mu by'ukuri perezida, ibyago byose 10 mu gifaransa babyita les 10 plaies. Njye ngeberwa n'impamvu babyise 10 plaies, ntibabyite 10 punitions, ntibabyite 10 châtiments, kandi amagambo yose niyo asobanura ibihano cyangwa ibyago. Uzi ko igihugu cya Egiputa biriya byago 10 byose cyangwa inkoni cyakubiswe zigera ku 10 cyatugwaga na Farawo? Siko kose? Siko kuri? Igihugu cya Babuloni, uzi ko inkoni zose cyakubiswe zaterwaga Nebukadinezari, kugeza ubwo n'abami bamukurikiye ari umuhungu we Berushaza, ari umumedi witwa Dariyo, ari na Kuro, abo bose bagiye baza, ariko mu ngaruka z'iki z'ibyago bikomotse kuri nde? Kuri Nebukadinezari. Urumva nshuti ya Kristo? Cyo rero reka tube nk'abava hepfo yo mu isezerano rya kera tuze muri shyo. Urasangamwo umugabo witwa Herode. Uzi ko habaho Herode le Grand mukuru na Herode muto, sibyo? Urabonamo Herode wahize Yesu. Uramubona wahize Yesu mwivuka, akabwira abanyabwenge ngo nibajye kumuramya, ngo nibamubona baze bamurangire, ngo nawe ajyeyo, nawe kumejyaga mwice. Hanyuma umwuka yarakababuriza mu nzira gusubira kwa Herode. Ategereje abanyabwenge bavuze agira ate? Ashyira itegeko cyo kwica abana b'abahungu batarengeje imyaka 2. Sibyo? Icyo gihe uzi ko Imana yabwiye Yesu ngo nahungisha umwana na nyina. Ariko Herode agira ate? Arapfa. Apfuye, Imana ibwira Yosefu aho ari mu buhungiro ngo nagarura umwana na nyina, ngo muhigaga ngo yamaze gupfa. Urumva ko mu by'ukuri nka kiriya gihugu cyabonye ibyago ku bwa Herode. Herode wa kabiri nawe wo dusanga mu byakozwe 10:12, nawe ngo yicishije Yakobo, urabyumva, ariyongeza afata na Petero. Ni impamvu tuba tugomba gusengera abatware n'abami ngo tutabona ibyago. Buriya umuyobozi wacu n'abamufasha, mbese ubwo ndavuga guverinoma yose, inzego zose, muransaba ngo ibi bintu birakaza umutima w'Imana tukabyumva mu bindi bihugu, Imana ibibarinde kubyemera, ibibarinde kubyemeza, ibibarinde kubitora. Urumva kubitora vote, kubitorera, ibibarinde kubyemerera kwinjira mu gihugu ku butaka bw'u Rwanda rwacu, ibibarinde mu izina rya Yesu. Nubwo byaba bifite inkunga runaka zije zibiherekeje, Uwiteka kumye aduhe kweza umusaruro wacu dutunge mu izina rya Yesu. Haleluya. U Rwanda rugumye rutungwe n'umutungo warwo kamere, utubuye dukeya tubonekamo tw'agaciro duhabwa umugisha. Amen, amen. Ubutaka bwacu bwere, bube fertile, burumbuke mu izina rya Yesu. Hanyuma abanyarwanda batungwe n'ibikomoka mu Rwanda, ariko nta mpano cyangwa inkunga yego ije iherekejwe n'iki? N'ibintu byatuma umutima w'Imana urakara. Nicyo kintu Uwiteka yantegetse gusengera mu izina rya Yesu. Amen. Iki gihugu reba, mbere ya jenoside Imana kitubwiye amagambo akomeye. Iratubwira ngo kizakomera, ngo kizaba cyiza, ngo kizaba igihugu kizifuzwa mu isi yose. Mbe president, ntabwo twabigezeho? Yego ntituragira wa mugani wa His Excellency, turacyafite hejuru ho gukomezaho kujya, ariko mu by'ukuri aho tugeze si heza.
Imana ibishimirwe rero, Imana ibishimirwe. Abakerarugendo barakishimira, abanyamahanga bakigendamo, abanyepolitike, abadiplomate barakishimira, natwe ubwacu abakivukamo yego turakishimira, nkatwe bakagenda. Dore n'ubu naje ejo, urumva, n'ubu naje ejo, ariko mu by'ukuri pe natwe ubwacu bakivukamo kiragenda kituryohera bambe. Rero Imana iturindira abayobozi, ibaha ubwenge, ijye basura, ivugane nabo, bakore ibikora ku mutima w'Imana bikayinezeza, ibarinde icyarakaza Imana. Icya kabiri ni ugusengera itorero. Icyo ni ikibazo cya kabiri nahawe, ni ugusengera itorero. Nimva aho kugihabwa si ukuvuga ko ari bwo nkigize, ndanigisanganywe, ariko Imana yabinganijeho byinshi muri iri joro ryakeye. Itorero ndasaba Imana nk'uko Kristo yarivuzeho muri Matayo 5:12-13 ngo rikomeze ribe umunyu kandi ribe umucyo. Umunyu ni iki? Ni umucyo. Uyu munyu ureba, haleluya, mu buryo busanzwe akamaro k'umunyu urakaza, ni ukuryoshya ibintu. Muri iyi minsi kubera ama hypertension, ama hypotension, ntabwo abantu bagiteka umunyu mwinshi. Ni ibintu bimaze kumenyerwa rwose. Nta gikoni kigiteka umunyu mwinshi, byaba ibikoni byo mu ngo zacu, byaba ibyo mu mahoteli. Ariyo mpamvu wabonye bashyizeho uyu munyu uri fin, kari kagafu cyane, ko kongeraho kumeza ku muntu ushaka. Wibaze niba ibiryo babitetse, sibyo? Biri bien préparé, bitetse neza, biryoshye rwose. Ariko ugiye kubirya akumva araburamwo iki? Umunyu, kugeza ubwo yifuza kuwongeramo. Ndasaba Imana nkorera yampamagaye ngo ihe itorero, haleluya, kuba umunyu. Ijambo ry'Imana rivuga muri umunyu w'isi. Imagine ariko kuba umunyu w'iki? W'isi. Riba umunyu aho riri mu Rwanda hano no hirya yarwo mu bindi bihugu. Itorero riba umunyu, rigira ibintu riryoshya byashariraga. Mu bami ba kabiri tuhasanga inkuru y'imbuga zari zahumanijwe zisharira. Bari bahisemo ikintu cyitwa umutanga, sinzi ko umutanga uwuzi. Bagiye kwarura ngo barye basanga inkono yose yashaririye. Maze abantu babana n'Imana n'abagira yabyo ayabo, kuki batafashe inkono ngo bagende bamene? Si byose inkono ishara kuri. Ariko ngo babibwiye Elisa umuntu w'Imana, bamubwira ati rwose pe inkono yacu yari ihiye, niyo twari tugiye kurya, ni inkono nini iri kuduhaza, ibyo kurya byacu bigiye gupfa ubusa, inkwi zabitetse. Mana yanjye, uzi ikintu Elisa yahumanuje iyo nkono? Yabatumye umunyu ngo ashyiramo, inkono yose irakira. Mana nishimwe, Mana nishimwe. Icyifuzo rwose nagihawe ngo Imana ihe itorero kuba icyo rigomba kuba cyo inaha mu isi. Itorero riryoshye, riryohe, ryifuzwe, rikenerwe, rikumburwe, impano z'umwuka zirikoreremo, urabyumva, zihabwa umwanya zikore. Ahangaha iyo mvuga gutya simba mvuga ADEPR gusa, kuko si yo torero riri mu isi yonyine, si riri mu Rwanda rwonyine. Ariko itorero ryose rivuga Kristo ko ari umwami, ryamwakiriye, ryizera urupfu n'izuka, ryizera umwuka wera, ryizera kuzataha mu ijuru, rikora ibyo rigomba gukora kandi neza. Imana ikorere muri ryo riba umunyu. Yesu arakomeza kandi ngo muri umucyo w'isi. Ngo umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi utabasha kwihisha, ngo nta muntu wakongeza itabaza ngo aritwikiriza intonga, intebo, cyangwa kugira ngo abantu babyumve neza, mu gifaransa ni panier, ahubwo ngo aritereka mu mwanya waryo rikamurikira abari mu nzu bose.
ngo namwe abari kumuba rero umucyo wanyu umurikire bose. Imana iha itorero kugarura icyanga abantu bumva mvuga igifaransa ntibakajya ngo nukukirata cyangwa nukukimenya cyane. Icyanga ni gu itorero Imana irigarurira icyanga cyaryo, uburyohe bwaryo ryongere ryifuzwe rikenerwe, kuko hari ibyo ryagiye ritakaza riragwa rirangirika, ryagiye ritakaza umwimerere, rigenda ritakaza uburyohe bwaryo, rigenda ritakaza ibyatuma baryifuza. rero Imana tugarurire ibyo bihe byacu bya mbere, niko Yeremiya yasenze, maze rikundwe, maze riryohe, maze rikenerwe. Imana ishimwe cyane, ryifuzwe rwose, ribone kimwe impano zikorera Imana. Ngicyo icyifuzo cya kabiri nahawe. Cya gatatu ni ugusengera gukunda igihugu, icyo bita mu gifaransa patriotisme. Iri jambo riva kuri patrie, ubundi ni ikilatini gisobanura père, father. Igihugu cyakubyaye, kiba ari cyo so, kiba ari cyo mama wawe cyangwa nyoko, mvuge gutyo, kiba ari cyo ngobyi iguhetse. Kuva kera iyo umubyeyi yabaga ahetse umwana, ingobyi ikajishuka, yemwe plaisir. N'uruhengekero nihabanze hajishuke umujishi wo hasi, dore uyu ureba, uyu hano urawureba, nihabanze hajishuke uyu. Ariko iyo habanzaga uyu wa hano mu kwahado, uyu mu maha y'umubyeyi, umwana yavunikaga kuvunika gukomeye. Urabyumva? Kandi bujya mu by'ukuri uyu nguyu hepfo yijishutse akenshi n'uwo hejuru arekura. Ariko iyo nguyu ujishutse uhepfo ugikomeje, umwana avunika umugongo, uruti rw'umugongo, ikingu cyose kigaturika, kuko agenda atya kandi ahangaha kiboshye. Rero u Rwanda niyo ngobyi yacu, nicyo gihugu cyacu. Abantu batagenda ngo bajye mu bindi bihugu, nibwira ko bizajya bituma batamenya hari uburyohe n'ubwiza bw'igihugu. Iyo uri ahandi uri ahandi, iby'ahandi birahanda. Imana yo mu ijuru yampishuriye ibintu cyangwa yansuye, idufashe abasenga musengere gukunda igihugu. Abanyarwanda bakunda igihugu, baba bakiri abarurimo n'abari hanze yarwo. Imana sicyuye umwuka wo gukunda igihugu, kugikunda, kugikumbura. Sinzi undi munsi nigeze kubivugaho nubwo tutari mu kiganiro nk'iki ngiki wenda, ariko ngize mvuga ko Yohana ahishurirwa mu byahishuwe ngo yabonye abera bavuye mu bihugu byose, mu moko yose, mu ndimi zose. Rero Kristo azajyana itorero arivanye waryo inaha. Si koko se rizagenda rivuye mu Rwanda, tuzataha tuvuye mu Rwanda. U Rwanda nibwo tuvukiramo, nibwo twigamo, nibwo dushakiramo, nibwo tubyariramo, nibwo turereramo, nibwo twubakamwo. Yego, akantu kose k'intambwe y'ubuzima umuntu atera, hagatera mu gihugu cyamubyaye, kabe ka permis de conduire, kabe ka diplome, akantu kose keza ka promotion Imana iha umuntu ikamuhera mu gihugu. Urabyumva? Kandi igitangaje, aka promotion ureba, hari igihe ugera mu bindi bihugu urebe ko abanyari iwanyu bakagapfubya, bakagapfusha ubusa, bakavuga ngo iyi diplome ntuzuyirata, urasabwa gusubira inyuma, urasabwa kujya gutangira, natwe tukakwigisha ibyacu. Ibaze nawe, umuntu akamara igihe yiga ururimi rw'aho hantu, yamara kurwiga akongera agakora indi diplome. Kandi kuki batakwemera equivalence igakora? Urabyumva? Kuki hatabaho equivalence? Buriya bijya byose n'ibituma ni ibihesha iki igihugu cyawe agaciro. Rero Imana ifasha abantu babyumva neza, babyumve ko dukwiye gusengera uyu mwuka wo gukunda igihugu. Imana ikawumanurira mu Banyarwanda, baba barurimo n'abari hanze yarwo. Kuko abantu nibakunda igihugu cyabo,
bazakora ibintu bibiri. Icya mbere ni ukugisengera batura ibyaha by'ababikoze. Aya magambo tuyasanga muri Daniyeli mu gice cye cya 9 ku murongo wa 20. Hansomere wumve niba bishoboka. 9 umurongo wa 20. Reka turebe mu izina rya Yesu. Daniyeli ibice 9 umurongo wa 20. Daniyeli ibice 9 umurongo wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nuko nkivuga nsenga natura ibyaha byanjye nkivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli, kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye. Ngikomeje gusenga umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka azana ingoga igihe cyo gutamba igitambo cyane mugoroba cyenda kugera ankoraho. Ako kantu k'icyo gihe marayika azira harahandi ukakwereke ni amasaha nk'aya ayo urebaye, amasaha bita ayo gutamba igitambo cyane mugoroba nibwo marayika aza. Haleluya. Ijambo ngendereye nirivuze ngo nuko ngisenga ngisaba ngitakamba ariko natura n'ibyaha by'ubwoko bwanjye by'ubwoko bwacu. Ahangaha iyo tuvuze ubwoko Plaisir n'abatwumva babyumve aba ari ishyanga, ntabwo ari iki bita mu Faransa ethnie. No. Cyangwa ibingi byitwa clan. N'ubwoko le peuple. N'ukwatura ibyaha byanjye gihe ubwanjye zigishita Michel natura n'ibyo abanyarwanda bakoze. Iyo ukunda igihugu iyo usenze buri gihe watura ibyaha byawe Imana kubabarire, ariko inababarire n'ibindi byaha bene wacu bakoze, basogokuru basogokuruza bacu. Yego ibyaha bakoze Imana ibabarire. Sinzi impamvu ikintu abantu batakimenya ngo bacyumve neza, kandi impamvu ibitera juste ni ya manque ya patriotisme, ni cyo kintu cyo kubura urukundo gukunda igihugu. None ugasanga umuntu arasa naho agenda ari nyamwigendaho, akeza arakikururira wenyine. No. Ubundi mu by'ukuri nta kintu cyiza umuntu agira cye. Iyo hari ikintu cyiza wungutse ubukiboneye abandi, urabyumva, kuko nawe ubwawe uri uw'abandi. Tugomba kubaho turi inyungu z'abandi, turi ab'umumaro ku bandi, tubereyeho abandi. Imana ishimwe. Icyo ni icya mbere. Ariko kuri aya magambo yo kwatura ongera undebera amagambo ari muri Ezira igice cya 9 umurongo wa 5 kugera ku wa 15. Ezira igice cya 9 umurongo wa 5. Reka dusome Ezira igice cya 9 umurongo wa 5 haravuga ngo ni 10 ihangano imanukira rwose. Haravuga